intambara uri mucamo ariko ntabwo uzi impamvu yabyo, wakora iki? Haleluya. Ese ifatiro z'umukiranutsi zishewe, umukiranutsi yakora iki? Imana yacu ishimwe cyane. Iyo utumva ibintu biri kukubaho, iyo utumva ibintu utari gusobanukirwa imiyaga iri kuzaho iri guturuka, wakora iki? Haleluya. Tugiye kuganira kuri iryo jambo ry'Imana, usobanukirwe icyo ukwiriye gukora, kubera yuko hari ibyo tumenya ariko hari no kumenya kwacu aho kugarukira. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu niyo ishobora kumenya byose, kuko ijambo ryayo riravuga ngo ireba mu itangiriro ikamenya iherezo ry'ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Haleluya. Umwana ataraba urusoro mu nda ya mama we, Imana imureba ataraba urusoro ikamenya n'iherezo rye ku munsi wa nyuma. Muri ya minsi yanditse mu gitabo ikavuga ngo ndamureba uyu munsi ariko ndabona n'iherezo rye bizaba bimeze gutya. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome rero amagambo y'Imana twihuse, ari mu Baheburayo turasoma ibice 12 duhere ku murongo wa 26. Abaheburayo ibice 12 turasoma ku murongo wa 26. Aravuga ngo, nabonye aravuga ngo ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si yo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Amen. Haleluya. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana avuga ngo hasigaye rimwe gusa. Hari ibintu dushyira mu buzima bwacu tukabigira nk'inkingi. Imana yacu ishimwe cyane. Tukabigira nk'inkingi zidashobora kunyeganyezwa, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hasigaye rimwe gusa ikanyeganyeza isi, ibyo byose binyeganyezwa, ndetse uretse n'isi n'ijuru bikanyeganyega, kugira ngo ibyo binyeganyezwa byose biveho, hasigare ikitanyeganyezwa. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa 28 havuga ngo nicyo gituma ubwo twashyira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana ari umuriro ukongora. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu binyeganyezwa mu buzima bwacu. Kenshi dukunda gusenga tukavuga ngo umuriro w'Imana nuze, umuriro w'Imana nuze, umuriro w'Imana nuze utwike ibintu mu buzima bwacu. Ariko se by'ukuri iyo bitangiye kunyeganyezwa, uba ushobora guhagarara nanone ushikama ukavuga ngo ni ibigume binyeganyezwe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hari
ishimwe cyane. Ushobora kuba uri guca mu bihe uri kubona ibintu binyeganyezwa, uri kubona umuyaga winjiye ahari mu rugo rwawe, uri kubona binyeganyezwa, ntabwo uzi impamvu, ahari uragerageza gukiranuka, ariko nababwiye ngo uko biri kose ntabwo kuba wubatse ku rutare bizabuza imiyaga kuza, ariko hagarara ushikame ukomeze usenge Imana kandi ukora ibyiza. Haleluya. Reka dusome Zaburi 37 niba itubwira icyo dukwiriye gukora muri icyo gihe cyo kunyeganyezwa. Haleluya. Ushobora kubona byacitse, ushobora kubona byakomeye, haleluya, ariko se wakora iki? Imana yacu idufashe cyane. Wakora icyo ubona byanyeganyejwe, wakora icyo ubona bikomeye, haleluya. Hari ikintu dushobora gukora. Imana yacu ishimwe cyane. Zaburi 37 turasoma ku murongo waho wa 3. Haravuga ngo wiringire Uwiteka, ukora ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava. Imana yacu ishimwe cyane.